Hey Abavip, nongeye kurezerwa no kugaruka mu matelefone yanyu, mwabonye isura yanjye muhita muyikandaho. So I'm very happy kandi murakoze cyane. So Abavip, uyu munsi ubushize rero navuganiriye ku bintu bitandatu umujene agomba gukora utarabona akazi kugira ngo abashe gutera imbere cyangwa kugira ngo abashe gukura neza nk'umuntu w'umugabo. Ariko uyu munsi none turaza kuvuga ku bintu bitanu umuntu atagomba gukora atoro kugira ngo abashe gutera imbere. Buriya ibyo ukora n'ibyo udakora byombi biba bifite navuga ko byombi bipima ibiro bimwe ukuntu ubuzima bwawe buzagenda. Let's go. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see you can have it in your pocket. Abavip TV, Abavip TV. Coach Gael. Abavip rero ikintu cya mbere utagomba gukora ni ugutangira gukundana cyane utekereza kuri mariage cyangwa utekereza ngo uyu muntu dukundana yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa ngo kuko tuzabana. So iri ni ikosa abana benshi bakunda gukora cyane cyane iyo ufite imyaka 16, 18, 20 wumva ko girlfriend wawe ari we muzabana ibihe byose mukabana ubuzira herezo, ariko ntago ariko bimeze. Ibintu ukuntu marriage imeze ntago ari nkuko mubitekereza. So ni byiza ko muri iyi myaka ubasha gutandukanya irari hamwe n'urushako. So iyo umuntu agize irari ni igihe ureba umukobwa ukumva uramukunze, ukumva urashaka kumuvugisha, ukumva urashaka kuba uri kumwe nawe, ukumva arakuryoheye kuba mureba ibintu, mukunda amafilime amwe, mukunda ibintu byinshi bijya gusa. So ukaba batuye umuntu turakundana, hari abantu bareba mu mafilime y'urukundo ukabona mu maso horoshye bega yarwaye umutima. So aho ngaho ni ibintu byitwa ni irari cyangwa icyo abantu benshi bakunda kwita urukundo, ariko ntago ari byo. Hama rero hakaza ikitwa urushako, cyo it's a whole different thing. Ntago ari byiza ko watekereza urushako kuri iyi myaka, kubera ko urushako ikintu cya mbere uriya gishakana hagati n'imiryango. Iyo ukunda umukobwa nawe akagukunda mukajya gushakana, imiryango yanyu nayo ibishakanye, umuryango ubaye wawe nawe umuryango wawe ubaye uwe. So ni ibintu biri complex, ni ibintu binini cyane, ntago bijyanye no kumarangamutima no kuri filime mureba ngo mugahuza. Ahubwo iyo ufite imyaka mike ugatangira kubitekerezaho bigutwara focus wari kuba urimo urakoresha ku bindi bintu. So ku myaka 16 kugeza ku myaka 20 your relationships don't take them so serious. Ntago ziri serious. Nimba ufite relationship ukabona nta kintu urimo guteza imbere, nimba umukobwa kuko worara cyangwa umuhungu ubona nta gahunda afite, mari ibintu byo kuvuga ngo mwasohotse mwagiye kunywa amayoga, please nushaka kubireke, kubera ko iyo relationship nta kintu izakugezaho. Hama ikindi kintu cya kabiri Abavip, please nimba uri hagati y'imyaka 16 n'imyaka 22, please mbabara rwibyara. Why? Kubera icyo ushobora kwemera bakagutera inda, kubera icyo ushobora kwemera ugatera inda. Iyo umwana aje mu buzima bwawe, ubuzima bwawe bwose burahinduka. So iyo mu gihe utarabona akazi ntago ari byiza yuko ubishyira at risk yo gutera inda cyangwa yo guterwa inda. Ibintu byose uba warapanze, ari amashuri, ari iby'akazi ushaka gukora, ari imyaka iri ibintu ushaka gusevingira cyangwa ibiki byose biba bihagaze. So ni byiza yuko mu gihe nk'iki ngiki abantu benshi baravuga ati please ifate ugire iki ukora ubushoboka bwose kugira ngo udakora sex iri unprotected. Kubera ko ibyo bintu byose biramutse bikubayeho ukabyara, waba uri umuhungu ugatera inda cyangwa waba uri umukobwa ukabyara umwana, plan wari ufite zose z'ubuzima zawe zirahinduka, kuko icyo gihe uba ufite umwana wo kwitaho. So please Abavip, umwana muwe mumuretse ubu ngubu, igihe cy'imigisha cy'umwana kizaza ubyara umwana wawe neza nta kibazo ufite. Hama ikindi kintu cya gatatu ni guhitamo inshuti mugendana. Inshuti mugendana muri iki gihe ni inshuti ni ibintu bikomeye cyane, kubera ko hari inshuti zigusubiza inyuma buri gihe, hari inshuti zitemera neza ibyo ushaka kugeraho. Iki gihe ni igihe cyiza cyo kuvuga ati ngewe nimba nshaka kugira ngo nzatere imbere, for example hari nk'abagenda mu IT, so ndatanga muri example ya field yanjye,
nk'ubu gihe cyane nari ndiga uwayiti, nashakaga inshuti z'aba IT bagenzi banjye bashaka ku expiringa gukora ibintu bikomeye, gukodinga ibintu bikomeye, gukora ku ma platforms akomeye. So at the end biza kurangira mbaye mu accountant, very funny. Ariko abo bashuti banjye nari mfite muri iyo myaka 16 18 n'ubu ngubu turacyakorana. Iyo ngize projet ibijyanye n'ibintu bya IT bisaba yuko nabo bahamagara kandi bakamfasha nk'abantu twabanye neza kandi twari inshuti. So it's good gushaka inshuti zifite umumaro aho kugira ngo ushake inshuti z'ikigare, aturiya turaturanye, aturiya no mu nshuti wanjye, ati ejo twahuriye hariya. Hari inshuti uba ufite zikagusubiza inyuma ku ntego zawe. So please abo bantu nabo ubirinde. Hama ikindi kintu cya kane kandi gikomeye cyane ni ikintu kijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge no kunywa inzoga. Iyo uri umwana mutoya hagati y'iyo myaka 13-22, inzoga zikugiraho efe zo kuba disorganized mu mutwe. Ndababwiza ukuri, ngewe ni nk'umuntu nanjye ushobora kwicara ahantu nkagura inzoga zanjye nkazinywa nkamera neza, ariko ntago ziri advised cyane niyo ukora business. So biba ari ikintu cyo kwinezeza, ariko ntago ari ikintu cyo kuvuga ngo ndazinywa, ni ibintu nkwaho, ni ibintu moramo, kubera ko byangiza umutwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bituma udafokasinga ngo ubashe gushyira ibintu byawe ku murongo, uvuga ati uyu munsi ndakora iki, uyu munsi ndakora iki, uyu munsi ndakora iki, kubera ko ibyo bintu byose ntago iyo level ya focus ni ibintu bitwara imbaraga nyinshi umutwe, kandi uyu mutwe wawe wamaze gusinda urimo ibiyobyabwenge byinshi bitandukanye, ntago ubasha kwicara ngo mu by'ukuri ngo witekerezeho ushyire ubuzima bwawe ku murongo, cyangwa n'akazi wagomba gukora ubashe kugashyira ku murongo ku buryo mbega ibintu byawe byose umuntu yashobora kuvuga ati umuntu namwizera akankorera akazi mu gihe tukavuganye. So please don't do drugs, n'inzoga rwose mumbabarire mube muziretse. Hari igihe cyiza kizagera ubasha kuzigurira, ukagura inzoga zose wumva wifuza kandi ukazinywa, ibintu byose byaragiye mu murongo. So ikindi kintu cya gatanu, no muri video y'ubushize nari nakivuzeho, ni ikintu cya life purpose. Abantu benshi bakunda guhitamo mu by'ukuri life purpose hakiri kare cyane. Ati ngiye mu ku rwanjye, ati ndumva nzakora ibi nibyo nkunda. Hari abantu njya nkura nabo bavuga ati ngiye nkunda business, mbona nzakora business, mbona nzicururiza, mbona nzagira iki. Ariko mu by'ukuri wamureba ugasanga byari kuba byiza iyaba nk'umwarimu for example, cyangwa iyaba nk'umu IT mwiza for example, ibintu byinshi bitandukanye. So si byiza guhitamo a life purpose hakiri kare, kuko wishyira mu kintu kimeze nka gereza yo mu bitekerezo byawe, kivuga ngo nintakora bino bintu ntago nzaba nkoze icyo natumiwe. So icyo natumwe, ni byiza kwirinda rwose kuvuga ngo iyi ni life purpose yanjye. Ibyo bintu si byo. Wowe fata umwanya wawe. Ngewe nigeze gukora exercice, ndashimira ababyeyi banjye barayimfashijemo. Narangije ishuri rya secondaire barandeka mara imyaka 2 harimo ndajya ku ishuri, ahubwo ndimo ndagerageza ngo ni discovering, nshaka ibiraka, nshaka akazi, nshaka amaseminaire, nshaka iki, kugira ngo ndebe mu by'ukuri ikintu numva nkunze. Nza gusanga muri ngewe nikundira economy, nkunda accounting, ni ibintu bimbamo, ariko mu by'ukuri narize math physique kandi muri university nshaka gukurikira IT. So all those things byatumye mpindura uko mbona isi, bituma ahubwo ntangira kwigira muri field y'ibintu numva nkunze, kandi ubu ngubu binantunze, biname amafaranga kugira ngo mbashe kubaho. So please take your time with life purpose. Wihitamo icyo uzaba hakiri kare. Ibintu ushobora kuba ibintu byinshi bitandukanye, so please wihitamo hakiri kare ngo witeshe umurongo. So ikindi kintu cya nyuma cya bonus, urumva ni cya gatandatu, numva narangirizaho, nuko nigeze kuganira n'umupapa mukuru yarwaniye igihugu. Arangije angira inama imwe, arambwira ati hari ibintu bitatu kuri ino si utazigera urya ngo ubihage. Ni uko wabikora uko ariko kose ntabwo uzigera ubihaga. Ubikora uyu munsi, n'ejo ukumva ushatse kubikora, n'ejo ukumva ushatse kubikora. Ikintu cya mbere ni ukurya, icya kabiri ni ukuryama, icya gatatu ni ugukora sex. So ibyo bintu uko ari bitatu nta muntu ujya ubihaga kuri iyi si y'Imana. So kugira ngo ubashe gutera imbere rero, ni uko ibyo bintu uko ari bitatu bishyira en control. Ari amasaha uryama ukayakontorora, ari amasaha ari ibiryo urya ukabikontorora, n'uburyo wumva wifuza gukora sex ukabikontorora.
ibyo bintu bitatu nubifata muri control ukabishyira hasi ukumva yuko mu by'ukuri uko wabikora ko utanabihaga anyway ukavuga ati ngewe reka nifokasingire ku kazi no gutera imbere kwanjye, uzatera imbere nta kabuza VIP. Kandi mwakoze cyane aba VIP kuba mwadukurikiranye mukageza kuri uyu munota, please duhe like, duhe comment, ndabakunda cyane. See you next time.